babyumva basigaye bifatanya n'abaturanyi bacu ntako batagize, ariko ingabo zabamenesheje ziracyahari, ubushobozi bwikubye inshuro nyinshi. Isuku, umutekano, serivisi inoze ni bimwe mu bigikomeje kwimakazwa mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse bikaba bikomeje kuba umuco mu bato n'abakuru mu rwego rwo gukomeza gusigasira iterambere u Rwanda rukomeje kugeraho. Mu rwego rwo gukomeza kubisigasira, mu karere ka Rubavu hatangijwe ubukangurambaga bw'umutekano, isuku, serivisi inoze. Ni igikorwa cyatangijwe na guverineri w'intara y'Iburengerazuba Engineer Habitegeko François, akaba ari n'ubukangurambaga bwatangijwe mu ntara yose ku rwego rw'intara, bukaba bwatangiriye mu karere ka Rubavu. Ni igikorwa cyatangijwe n'umuganda w'abaturage, hakaba hari higanjemo urubyiruko rw'abanyeshuri ndetse n'abakorera ibikorwa bitandukanye mu mujyi wa Rubavu, ku bufatanye n'inzego zitandukanye zirimo ingabo na polisi n'abayobozi batandukanye mu nzego z'ibanze muri aka karere. Nyuma y'igikorwa cy'uyu muganda, abaturage ndetse n'abayobozi batandukanye bari bawitabiriye bahuriye muri stade Umuganda, maze babanza gushyiraho ka morale ko kwishimira umutekano ukomeje kurangwa muri aka karere, nubwo ari akarere kegeranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kurangwa mu umutekano muke hagati y'ingabo za FARDC na M23. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Bwana Kambogo Ildefonse muri iki gikorwa cyo gutangiza ubukangurambaga yahaye ikaze abayobozi mu nzego zitandukanye, abaha ishusho y'aka karere abibutsa bimwe mu byiza nyaburanga biri muri aka karere bikomeje gukurura ba mukerarugendo, birimo ikiyaga cya Kivu ndetse n'imisozi myiza itandukanye iri muri aka karere. Mu ishusho y'umutekano muri aka karere, umuyobozi wa polisi muri aka karere ka Rubavu Senior Superintendent of Police Gashumba yagaragaje ko muri rusange umutekano uhagaze neza, gusa asaba abaturage bagikomeje kwishora mu ngeso zirimo ubusinzi ndetse no kunywa ibiyobyabwenge biri mu bikomeje guhungabanya umutekano, ndetse yibutsa n'abishora mu bikorwa by'amagendo bazwi nk'abacoracora kubihagarika kuko birimo bihungabanya ubukungu bw'igihugu, bakwiye kubireka bagakora ubucuruzi buciye mu nzira zemewe ndetse no gukora ingendo zambukiranya umupaka mu buryo bwemewe. Guverineri w'intara y'Iburengerazuba Engineer Habitegeko François yashimiye abayobozi batandukanye ndetse n'abaturage bitabiriye umuganda ku bw'iki gikorwa, ndetse nabibutsa kuba umutekano uhagaze neza babikesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse anabibutsa ko umutekano, isuku na serivisi inoze bigomba gukomeza kuba umuco mu bato n'abakuru, bikaba umurage. Aributsa kandi abaturage ko batagomba kugira ubwoba bw'ibiri kubera mu baturanyi, ko ingabo z'u Rwanda ziri maso kandi zihagaze neza. Kw'intwari zacu zabohoye igihugu cyacu, amashyi menshi. Kuba ariko barabohoye igihugu bakahagarika umutekano muke, bagahagarika jenoside yakorerwaga abatutsi, bakuna muri cumu mu gihugu cyacu, buri muntu wese akaba atekanye, ibyo ntabwo bihagije. Natwe dufite inshingano, buri munyarwanda wese iyava akagera, zo kubungabunga kugira ngo ari twebwe turiho ubu dutekane, ariko tubirage n'abana bacu n'abazabakomokaho. Iyo rero ni inshingano ya buri wese muri twe, kubungabunga umutekano twagezeho twiyushya kuye. Niyo mpamvu nshimira cyane abaturage ba Rubavu uyu munsi mwitabiriye iki gikorwa,
cyane cyane bigashimisha kurushaho iyo mbona hari urubyiruko, kuko urubyiruko nimwe mufite imyaka myinshi yo kuba muri iki gihugu kandi gitekanye. Ni byiza rero kuba muri hano kugira ngo uyu mutekano tuvuga mwumve ko mugomba kubungabunga, mwumve ko tugomba kuwukomeraho. Umutekano w'u Rwanda rero nindakorwaho kandi umunyarwanda wese nuko abyumva, je nuko mbyumva, nawe uri hano nuko ubyumva, ndetse n'abatari hano nuko babyumva. Impamvu nuko ari wo musingi twubakiye iterambere rirambye ry'igihugu cyacu. Ntabwo rero twakwihanganira icyo ari cyo cyose cyaza kuduhungabanya. Impamvu tukomeyeho ndetse tukawusangiza n'abandi bavandimwe b'Abanyafurika nuko tuzi ibyiza by'umutekano. Abakuru bari hano barazi iyo umutekano wahungabanye uko bigenda. Usibye kubura ubuzima bw'abantu, ariko n'iterambere rirasenyuka. Ibyo rero twabibayemo, tuzi ibyabyo. Uyu munsi ntabwo twakwihanganira icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutekano wacu, nta nubwo intara yacu tuzaba icyuho cy'abahungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Nta sibo, nta mudugudu, nta kagari, nta murenge, nta karere ko mu ntara y'Uburengerazuba kazaba icyanzu cy'abahungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Turabizi ko bahari bifuza kuduhungabanya, ariko abo nababwira ngo muratera iyaretswe. Abo ba FDLR mwumva basigaye bifatanya n'abaturanyi bacu, ntako batagize, ariko ingabo zabamenesheje ziracyahari. Ubushobozi bwikubye inshuro nyinshi cyane. Nagira ngo mbabwire ngo niba zarabahayije muri 1994 zikabohora iki gihugu, nanjye nubwo nshaje uyu munsi bibeshye, nanjye sinabura uko mbajya inyuma nkajya mvuga nti komera turi kumwe. Ubwo rero nababwira ngo ibyiza batahe baze twubaka u Rwanda rwacu, cyangwa se niba bahisemo kuzagwa iyo mu mashyamba ya Kongo, ayo ni amahitamo ya. Ariko nibaza tuzabakirana yombi, bapfa kuba batazanye iriya ngengabitekerezo y'urwango, y'amacakubiri, ya jenoside. Baje kubaka, tuzabakira. Hari benshi bari kumwe nabo batahutse turi kumwe uyu munsi, ubu bubatse u Rwanda kimwe n'abandi banyarwanda bose. N'abandi rero nababwira ngo bareke guta umwanya wabo, ahubwo baze bafatanye n'abandi gushyiraho itafari yo kubaka igihugu cyacu. Iki gikorwa kandi cyasojwe na morali yo gukomeza kwishimira ukwishyira ukizana bikomeje kurangwa mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ni Rise Up Media TV. Kora subscribe kuri uwo utarayikora, maze ujye ubasha kubona inkuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho. Mugire ibihe byiza, nimugire umujinya kandi ntimurakare.